Uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana. Iyi ni video ya mbere ndi gukora nsobanura icyaha n'inkomoko yacyo. Umutwe w'iyi nkuru ndawita icyaha n'amategeko. Turifashisha ibyanditswe mu Baroma igice cya 8 cyangwa se umutwe wa 8 no mu Yohani wa mbere ibice 3 umurongo wa 4. Icyaha ubundi ni ukubusanya cyangwa se kugandira amategeko. Kuganda ni iki? Kuganda ni nko kwigomeka. Umuntu wese ukora icyaha abaganda itegeko ry'Imana, ndetse gukora icyaha cyose niko kugandira itegeko ryayo. Muzi yuko Kristo yazanywe ku isi no gukuraho ibyaha, kandi we nta cyaha agira. Mbere yuko twiga uko icyaha giteye, reka tubanze dusobanukirwe n'amategeko. Itegeko ni iki? Itegeko ni uburyo ikintu gikoreshwa cyangwa se cyitwara bigendanye nuko uwagikoze yashatse ko gikoreshwa kugira ngo kigere ku nshingano kigomba gukora. Iyo ikintu gikoreshejwe ibyo kitagombaga gukora, uba wishe rya tegeko ry'uwakiremye. Iyo gikoreshejwe nabi, kirangirika se cyangwa kikangiza, icyo gihe haba hishwe itegeko nyine. Reka dusobanure gato. Ibintu byose byo ku isi bikoze kimwe, bigizwe n'ibice biteranyije. Buri gice gihabwa inshingano zacyo hagambiriwe ko byose mu nshingano zabyo byuzuzanya, maze bigatanga umusaruro mbumbe ari wo kamaro k'icyo kintu. Dufate urugero rw'ibintu byakozwe nk'icyuma. Akamaro k'icyuma ni ugukata. Umuhanda. Akamaro k'umuhanda ni inzira abantu batwaramo imodoka bakagera aho bagiye. Umuryango akamaro kawo ni ukororoka kugira ngo abantu bakomeze kwiyongera kuri iyi si. Umuhanda ugizwe n'utubuye bavanga na godoro, bakabimena ahantu basije baringanije, bakabitsindagira. Umuhanda kandi kugira ngo ube wuzuye, ugomba kugira ino mirongo iwugabanya yerekana imodoka zigenda ku ruhande rumwe no ku rundi, ndetse kagira ibyapa biyobora abashoferi n'amatara. Uwakoze uriya muhanda yawuremanya amategeko. Uko wubatse ubwawo wubakanya amategeko uko ugomba gukoreshwa. Aradutegeka gutwara imodoka dukurikije umurongo ugabanya umuhanda. Imodoka zimwe zigendera ku ruhande rumwe, izindi ku rundi. Nutwara mu rundi ruhande uzateza accident. Iki cyapa kivuga guhagarara. Yadutegetse ko tugomba guhagarara, tukabanza tukareba niba nta kibazo tukabona gukomeza. Yadutegetse guhagarara iyo itara ribaye umutuku. Ryaba umuhondo tukitonda tukagira amakenga, ryaba icyatsi tugakomeza, ntiduhagarare. Umuntu yica itegeko gute? Iyo umushoferi aje akabona itara ryaka umutuku agakomeza, abandi bo baba bafite icyizere kuri ruhande rwabo kubera ko riba ari icyatsi. Bo bahita bagira ngo bafite uburenganzira bwo gukomeza, kandi wa wundi nawe yakomeje nubwo itara ryamweretse umutuku, agahita ateza accident rero. Urabona nkuno muhanda ukuntu ugabanyije, imodoka zimwe zerekeza hariya n'izindi zerekeza hano. Iyo wica itegeko iyo utwaye mu ruhande batagutegetse. Aba hano baba bizeye ko barimo berekeza hariya, wowe urimo werekeza aho bavuye, ugahita ugongana nabo rero. Akenshi ibi byose iyo birenzeho akora impanuka cyangwa se ukangiza ibintu, kuko nk'iyo udahagaze itara ryatse umutuku ushobora kugongana n'undi we abona ku ruhande rwe ari icyatsi. Uwaturutse hariya yabonye ari icyatsi arakomeza kubera ko bimuha uburenganzira bwo gukomeza. Noneho nawe ubonye ari umutuku uri gutegeka guhagarara, urakomeza uraza uhura na wa wundi we wizeye ko yakomeje, muragonganya. Amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda kandi yubakiye mu muhanda mo imbere. Mu mikoreshereze yawo abantu bayakurikiza mu buryo bwa kamere bayobowe n'umutimanama wabo. Iyo abashoferi batangiye kuyarengaho, nibwo leta iza ikayakurura ikayashyira ku karubanda, bikandikwa nk'itegeko, ndetse hakajyaho n'ibihano kugira ngo bikumire impanuka. Uwarenzeho wese arahanwa cyangwa se akaba yanakora n'impanuka agapfa. N'ubundi amategeko abasanzwe ahari, ariko ntawe ushyiramo ingufu ngo yubahirizwe, kubera ko biba biri mu mitimanama y'abantu. Uwakoze icyuma yakiremanye ubushobozi bwo gukeba, arangije aduha itegeko ritagaragara ko tugomba gufata ahari ikirindi nyine tugashyiramo imbaraga, hanyuma tugakebesha dukoresheje hariya hatyaye. Hanyuma icyuma akamaro kacyo no gukeba ibintu nko mu gikoni. Iyo unyuranyije nabyo uba wishe rya tegeko. Iyo ufashe ahatyaye ugakebesha ikirindi uba wishe itegeko, n'ubundi ntabwo ubasha gukeba, ndetse bishobora no kukuviramo gukomereka. Niyo ukoresheje icyuma ibyo kitagenewe gukora ukagitera nk'umuntu, uba wishe itegeko n'ubundi, kuko wagikoze atari byo yagambiriye.
Aho rero niho ubishinzwe aza agakurura aya mategeko ahishe akayashyira ku mugaragaro kugira ngo buri wese ayabone, ndetse akanashyiramo imbaraga n'ibihano kugira ngo akumire impanuka n'ingaruka zo kudakoresha ibintu neza. Mu bintu byose Imana yaremye, byose bikoze kimwe. Yagiye ifata ibintu ikabihuza igakoramo ikintu kinini, rimwe na rimwe igafatana bya bintu binini ikabihuza bikavamo ikindi kirushijeho gifite imbaraga kurusha cya kintu cya mbere yari yakoze. Uzarebe ukuntu isi iteranyije niko ibintu byose bigiye biterateranyije. Uzasoma igitabo bita Systeme n'abaremyi uzabasha kubisobanukirwa. None buri kintu Imana igiha inshingano. Icyo kintu gikoreshejwe nabi binyuranyije nuko umuremyi yabitegetse bitera impanuka, hakaba havamo ingaruka mbi zangiza n'ibindi cyangwa se n'urupfu. Imana yavuze ko umugabo azasiga se na nyina agashaka umugore umwe, bakaba umwe ndetse bakabana akaramata. Akaramata bishatse kuvuga kudatandukana. Umugabo agomba gukunda umugore we nk'uko akunda bimwe mu bice by'umubiri we, nk'ukuntu yikunda ubwe. Umugore nawe agomba kugandukira umugabo akamukunda nk'umutwe w'umuryango, cyangwa se kuko baba barabaye n'umubiri umwe, agombye kumukunda nk'uko akunda umutwe we. Hanyuma bagafatanya bombi kororoka, bakuzuza inshingano Imana yabahaye, bakanarera abana babo mu buryo bukurikije uko Imana ibishaka, babatoza kugandukira Imana no gukundana, banabategura kuzavamo abantu bakomeye bashobora kuzubaka ingo zabo. Aya mategeko ahishe mu mutimanama wa buri muntu, ariko iyo umwe akoreshejwe cyangwa se akayakoresha nabi uko atagenewe, aba yishe itegeko. Nk'iyo umwe asambanye aba yishe itegeko, kuko Imana yaravuze ngo umugabo agomba kugira umugore umwe n'umugore akagira umugabo umwe. Iyo umugabo aretse kuba umutwe w'umuryango, naho yaba ananiwe cyangwa se ananijwe inshingano, haba hishwe itegeko. Iyo aretse gukunda umugore we nk'uko akunda umubiri we, akamuta cyangwa se akamusambaniraho, aba yishe rya tegeko ry'Imana. N'umugore nawe nuko, yaretse kugandukira umugabo we cyangwa se akamusambaniraho cyangwa se agata urugo, aba yishe itegeko ry'Imana. Ni ukuvuga ngo abana nibo bazabihomberamo, kuko bazahura n'ingaruka zikomeye cyane. Uko kugomera amategeko cyangwa se kugandira amategeko nibyo byitwa icyaha. Igikurikiraho nibwo aya mategeko atagaragara kubera ko ari mu mitimanama y'abantu, yandikwa agashyirwa ahagaragara ndetse agaherekezwa n'ibihano ku bayagandiye, kugira ngo bakumire ikibazo cyavuka nyuma yayo bishobora no kuzavamo n'urupfu. Itegeko rihimbwa na nyir'ukurema ikintu gusa, kuko uko agikora aba ameze nk'ugitongera, uko akora bya bice nyine bikigize, buri gice agenda agira inshingano zacyo, uko bigomba guhuriza hamwe bigakora bikagera ku nshingano runaka arimo kugiha kizakora. Amategeko agenga ubuzima bwacu Imana yashyize mu mitimanama yacu, ariko iduha umwuka wayo kugira ngo tubashe kumenya nyine icyo ishaka. Itegeko rigenga ubuzima ntabwo rihimbwa n'abantu, ahubwo riva mu mitimanama rigashyirwa ku mugaragaro, ndetse rigashyirirwaho n'ibihano ku baryica, kugira ngo abantu bakore ibintu uko bigomba gukoreshwa, kandi nabo bakore uko bagomba gukora, bitewe n'icyo wabiremye ashaka ko bigeraho. Kugira ngo umuntu atica amategeko y'umuhanda hakaba impanuka, kugira ngo umugore cyangwa umugabo adasambana hakavamo kwangana, kwicana, gutandukana, bigatuma umuryango usenyuka. Kugira ngo umuntu adafata cya cyuma nabi kikamukomeretsa cyangwa se akagikatisha ibyo kitagenewe gukata, akaba yagitera nk'umuntu agapfa. Umuntu wese ukoresha ibintu nabi uko bitagombye gukora cyangwa se gukoreshwa, aba yishe rya tegeko rigenga imikorere yabyo, ndetse bishobora kuviramo kwangirika, kwangiza cyangwa se bigateza n'abandi ibibazo. Kwica itegeko ni icyaha, niyo mpamvu bihanwa kugira ngo itegeko ryubahirizwe cyangwa se cya kintu kirengerwe cye kwangirika. Imana irema umuntu yamuhaye umwuka w'ubugingo, ari utanga ubuzima kugira ngo umuntu abashe kumvira Imana. Uwo mwuka ni wa wundi twabonye muri video z'ubumuntu, hanyuma satani araza yigisha abantu kutumvira Imana. Niyo mpamvu abantu bakora ibyaha, kuko batumvira Imana, nta mwuka w'ubugingo bafite muri bo. Muri video y'ubutaha nzabasobanurira inkomoko n'amateka y'icyaha.